Ndabasuhuje kandi cyane. Ese ni ryari umwana aba ageze igihe cya nyacyo cyo kwihitiramo idini? Ni iki umubyeyi yakora igihe umwana we yanze kuyoboka idini ye nk'umubyeyi? Uyu tuvuga ni umwadolesa. Hari ikibazo gikomeje guteza impaka mu miryango myinshi cyane, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umwana ageze mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu, adolescence, akitora akabwira ababyeyi bati mama cyangwa papa, ntabwo nshaka gukomeza idini mwantoje. Hari n'uvuga ati ndashaka kubanza gushakisha ukuri kwanjye ubwanjye jyenyine, nyuma yaho nzababwira uko nanjye mbyumva. Uyu ni umwadolesa. Ababyeyi bamwe bacyumva aya makuru ataryoshye, amagambo nk'aya asharirira ababyeyi, bakoma ku mahururu, bagahita bumva yuko bananiwe kurera ahari. Abandi bagatekereza yuko umwana yagiriwe inama mbi n'abandi bantu batazwi, bakikanga abaye umwana w'ikirara nka wa mugani w'umwana w'ikirara. Hari n'abahitamo kumuhatira gusenga ku neza no ku nabi, ariko se kandi ibi bintu byatanga igisubizo kirambye? Ariko se ni ryari umwana aba ageze igihe cya nyacyo cyo kwifatira icyemezo mu bijyanye n'imyemerere cyangwa imyizerere? Ubundi ni ngombwa ko idini y'ababyeyi b'uruhererekane mu muryango, ibihe bigaha ibindi, boshye ni ihame? Ndabasuhuje cyane. Iyi ni Isaac Inspire TV. Jewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro wanyu. Ni umuyoboro unyuraho ibiganiro by'uburezi bitandukanye. Kurutaho reka tujyane mu kiganiro kugera ku musozo wacyo. Ese umwana wundi kwanga idini y'umubyeyi we bivuze kwanga Imana? Iyo umwana yanze idini y'ababyeyi bisobanuye ko yanze Imana? Kandi umubyeyi ni gute yakwitwara kugira ngo arinde umubano we n'uw'umwana we, kuko uko byamera kose umuryango ukeneye ituze ryose, kabone nubwo ntazibana zidakomanya amahembe. Ituze ni ingenzi. Uyu munsi reka tubiganireho tugendeye ku bushakashatsi bwa psychology ndetse n'iterambere ry'umwana ndetse n'ibitabo byizewe ku burere. Kuki adolescence ari igihe cyo kwibaza ku myemerere? Mu byiciro by'iterambere ry'umwana, adolescence ni igihe gikomeye cyane mu kubaka umwirondoro. Umuhanga mu by'imitekerereze n'iterambere ry'umuntu bamwita Eric H. Erikson, abize ibijyanye na psychology ndetse n'ibijyanye n'uburezi. Uyu mugabo baramuzi cyane. Mu gitabo cye cyitwa Identity, Youth and Crisis, agaragaza ko umwangavu cyangwa ingimbi anyura mu cyiciro bise identity versus role confusion, aho umwadolesa cyangwa se umwangavu atangira kwibaza uwo ari we, akibaza ibyo yemera, akibaza indangagaciro agenderaho ndetse n'icyerekezo ashaka kugira mu buzima bwe. Muri icyo gihe imyemerere y'idini ishobora kuba kimwe mu bice bikomeye cyane umwana atangira gusuzuma, akaba yakwibaza kuri iyi ngingo mu buryo bwimbitse kandi bukomeye cyane. Ibi ngibi ariko ntabwo bisobanura yuko umwana agomba kubanza kugera wenda muri adolescence kugira ngo agire idini. Ahubwo icyo bidufasha ni ukumva yuko uko umwana akura, ubushobozi bwe bwo gutekereza, kubaza ibibazo no kugira imyanzuro wenda ishingiye ku myemerere ye bigenda byiyongera cyane, bikazamuka ku rwego rwo hejuru ubigereranyije na cya gihe yari akiri umwana nyine. Niyo mpamvu uburere bwiza mu by'idini bukwiye kutaba guhatira umwana gusa, ahubwo bukwiye kuba bumufasha kumenya ibyo yigishwa, kubaza ibibazo mu bwisanzure, kumva impamvu z'imyemerere ye, ndetse no gukura agenda yubaka umwirondoro we wundi twise identity. Ibi bintu nibyo biruta ibindi byose watanga. Nibyo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Kandi wibuke kumenyereza no guhatira ni ibintu bibiri bitandukanye. None ni ryari umwana aba ageze igihe cya nyacyo cyo kwihitiramo idini? Nta myaka imwe ihuriweho yemejwe n'amategeko wenda cyangwa wenda ngo siyansi ibivugeho. Nta myaka ihamye. Ariko ikimenyerewe ni uko mbere y'imyaka 12 abana bakunda gukurikira ababyeyi batazuyaje. Rimwe kabiri moso ndyo tujye gusenga.
umwana akabyumva akabyakira agakurikira atanyuze ku ruhande. Ariko kuva ku myaka 13 kugera kuri 18, muri iki kigero abana benshi baba biga muri ya mashuri yisumbuye secondary school, batangira gutekereza byimbitse, bona nubwo batabaza ibibazo mu ruhame ariko buryo baba batekereza. Nyuma y'ubukure, ubwo ni hejuru y'imyaka 18, nibwo benshi baba bashobora gufata icyemezo cyigenga. Aha baba biga za kaminuza ndetse no mu mashuri makuru. Umva inshingano z'umubyeyi rero, ntabwo ari uguhatira umwana idini yawe, ahubwo ukwiye kumufasha gukura afite ubushobozi bwo gutekereza neza no gufata ibyemezo bifite ishingiro. Kuki adolescent ashobora kwanga idini y'umubyeyi? Uyu mwangavu cyangwa ingimbi bashobora kwanga idini y'umubyeyi, kandi bibaho kuko abana benshi banyura muri iki cyiciro. Hari impamvu rero zitandukanye zikurikira, kandi uko ukurikira ukora subscribe, ukora like, biraba byiza cyane. Dukomezanye ikiganiro kuko ni ingenzi cyane kumenya ibi bintu. Impamvu umwana ashobora kwanga uyu mwadolescent ashobora kwanga idini y'ababyeyi, rimwe ashobora kuba ashaka ubwigenge ngo yigenge. Ashobora kuba afite inshuti wenda zikamugiraho ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi, birashoboka. Niba uri umubyeyi, dukunda kubigarukaho mu biganiro binyura kuri uyu muyoboro, urasabwa kumenya inshuti z'umwana wawe. Nibyo, mbwira uwo mugendana, ndakubwira uwo uriwe. Niba ugendana n'igisambo uyu munsi, bishobora gutinda nawe ukazabaho wiba, ndetse ushobora no kutiba byoroheje nka runaka tuzi, ahubwo wowe ugahinduka igisambo rucekeri. Uyu mwana ashobora kwanga idini wenda bitewe nuko hari ibibazo yigeze yibaza ariko ntabibonere ibisubizo bya nyabyo. Ubundi kuki wacu wansaba gusenga kuri uyu munsi? Kuki bantegeka yuko mbikora kenshi? Hari n'ibindi bibazo bitandukanye ashobora kuba yibaza. Niba uri wa mubyeyi rero, yenda nawe ukaba utabyumva, ukaba ujya gusenga rimwe mu mwaka, cyangwa ukajyayo ari uko waguze umwenda mushyashya ugira ngo wiyerekane, umwana azakubaza ibibazo birebana n'imyemerere, uzarara murebe hejuru, utangira umwanya umwana kumva ndetse anakureba. Amaherezo uzasanga ukwiye gutuza umwana akakwigisha kuko akurusha ubumenyi, kuko we byamutwaye umwanya, yibaza ibibazo byinshi, kandi koko akeneye ibisubizo bya nyabyo bifatika neza, bitarimo kumwamwanya no kunyura ku ruhande. Niba udasoma rero ngo usome cyangwa wenda ngo usomeshe, umuntu ashobora kuba atazi gusoma ariko yanasomesha. Ntabwo igisubizo rero niba udasoma ngo usomeshe, ntabwo ari ugukankamira umwana wenda ngo ayoboke idini, kandi nawe ubwawe uri umushyitsi mu idini yawe. Umwana ashobora kwanga idini y'ababyeyi bitewe no kuba yarabonye imyitwarire idahuye n'ibivugwa mu idini. Abana bacu barumva cyane kandi baratekereza, bakitegereza kurusha akagoma. Niba idini yigisha kureka umwanda, ni urugero, umwana akabona iwanyu hahura umwanda, kandi umwanda buryo uba muri byinshi, uyu mwana azabona ko kujya gusenga kenshi cyane bari no guta umwanya. Niba idini yigisha kuvuga neza, ariko mu rugo n'iminsi yose ugatontomera n'abatahemutse, uyu mwana byose arabihuza neza akabikuramo ikintu gifatika. Uyu ni umwadolescent, niwe turi kuvugaho. Gushaka wenda kubanza gukora ubushakashatsi ku myemerere itandukanye, yego, adolescent kenshi na kenshi aba yumva hose bavuga Imana, hano na hariya baravuga Imana, kandi nibyo amadini menshi yose abavuga Imana. Ariko wa kenshi aba yumva ashaka no kwishimisha, kuyoboka idini no kwishimisha icyarimwe akabitwaranya. Wasanga wenda akunda kubyina, nyamara idini yawe wowe nk'umubyeyi ikabitajya wenda ibyina na gatoya, umwaka ukaba washira batabyinnye. Wasanga uyu mwana uyikundira umutuzo, nyamara idini yawe ugasanga wenda imusaba gusimbagurika cyane. Byose biterwa n'igihari. Uyu mwana ubu utarisobanukirwa, kimwe nuko nawe nk'umubyeyi uba utanamusobanukiwe, bitewe nuko adolescence igira dictature yayo, igira nuko nyine igira uko yitwara cyangwa kwitwara nyirayo. Uyu mwana akeneye kubanza kumenya ikihishe ubundi ikihishe mu idini. Niyo mpamvu ashaka abakirimo ashaka
kandi ntabwo ari byiza yuko akomeza kugenda atumva yajya, kubera yuko akeneye kumenya icyerekezo ahitamo gukurikira ategura ubuzima bwe bw'ahazaza. Impamvu zitandukanye ntabwo zisobanuye yuko uyu mwana yanga umuryango, ntabwo aricyo bisobanuye. Umubyeyi ni iki yakora mu gihe umwana ari muri ibi bihe? Ikintu cya mbere, niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana uri muri ibi bihe, ntugire ubwoba cyangwa umujinya, ahubwo banza utuze utekereze neza. Icya kabiri, mutega amatwi witonze mbere yo kumwigisha ibintu byinshi cyane. Hanyuma icya gatatu, muganirize mu bwubahane aho gukoresha igitutu cyane. Icya kane, umubere urugero rwiza rw'indangagaciro zawe aho kwishingikiriza gusa ku mategeko ari aho, nko kumva yuko ngo ategetswe kumvira se na nyina ngo yabirengaho akazashya agakunguka. Hari n'abahitamo kumwima amafaranga y'ishuri cyangwa ibikoresho by'ishuri, ariko ibi ngibi ntabwo ari byiza. Icya gatanu, ni uko ukomeza kumukunda ndetse no gukomeza umubano we, kabone nubwo mutari kwemeranya muri aka kanya. Uburyo urukundo rukomeza gufungura imiryango y'ibiganiro kurusha igitutu cyose wamushyiraho. Icya gatandatu, ukwiye gukomeza kumusengera ndetse no kumwereka Imana, kuko niyo yaremye uwo mwana, ikamuha gushaka idini ikwiye, idini imugira umuntu uzagirira akamaro igihugu cye. Mbere yo kugira akamaro igihugu cye, arabanza akigirira akamaro, akakagirira umuryango, ndetse akakagirira n'igihugu ndetse n'umurimo w'Imana muri rusange. Nibyo umunyedini nyawe ni ufite icyo yimariye ubwe, akakimarira umuryango, akakimarira igihugu, ndetse akaba yashyigikira ibwirizabutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko dukwiye kubaho dukorera Imana n'igihugu. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro. Babyeyi barezi, intego y'uburere ntabwo ari ugutsinda impaka n'umwana wawe. Rimwe na rimwe ugasanga ari n'impaka za ngo turwane. Intego ahubwo ni ukumufasha gukura neza, akagira indangagaciro, akamenya gutekereza no gufata ibyemezo bifite ishingiro. Nubwo umwana yaba ari mu rugendo rwo gushakisha imyemerere ye bwite, umubyeyi amufiteho inshingano. Umubyeyi ashobora gukomeza kuba icyitegererezo cy'urukundo, ukuri, kubaha abandi, ndetse no kuganira mu bwubahane, by'umwihariko aganira n'uyu mwana. Akenshi abana bibuka cyane uko twabafashe muri bya bihe byo kutumvikana kurusha amagambo yenda twababwiye. Niba icyo kiganiro cyakugiriye akamaro, ukande like, kora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'ibindi biganiro by'uburezi binyura kuri uyu muyoboro, ubasha no kugisangiza abandi babyeyi ndetse n'abarezi. Ujye mu mwanya wa comment usigemo igitekerezo cyawe, reka kubaho no kuganira. Wowe ubundi ubona umubyeyi yakora iki igihe umwana wenda atangiye kubaza ibibazo ku bijyanye n'imyemerere y'umuryango? Nizere ko bitateza itiku ritari ngombwa, ahubwo waba ubaye umwanya mwiza wo kumwigisha. Gusa wibuke, ntawe ubasha kurahurira abandi nawe ugatirahuriye. Reka Imana ibasobanurire ndetse ibahe umugisha. Yewe Isaac ndabakunda cyane.